muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwebwe mwese mudukurikirana muri ahantu hagiye hatandukanye, uyu munsi nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe ibintu 7 ugomba kwirinda nyuma yo kurya. Ibyo urya bigira akamaro gakomeye ku buzima bwawe muri rusange, kuko nibyo bifasha umubiri gukomeza gukora ndetse no kugutunga. Ibyo ukora nyuma yo kurya bigira uruhare mu kwinjiza intungamubiri mu mubiri ukoresha. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya ibyo ugomba kwirinda nyuma yo kurya, mu rwego rwo kwirinda ibyakubuza kugira ubuzima bwiza. Ibyo ugomba kwirinda nyuma yo kurya nibyo tugiye kurebera hamwe muri kano kanya. Nkubutsa gukora subscribe uwo utarayikora, nawe wayikoze ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Icyambere tugiye kurebera hamwe, irinde koga nyuma yo kurya. Iyo ukimara kurya, igogorwa rikenera imbaraga zihagije ndetse n'amaraso abatembera mu bice by'urwungano ngogozi. Iyo woze cyane amazi ashyushye, amaraso atembera mu bice by'inyuma ahagana ku ruhu, mu rwego rwo kugabanya ubushyuhe, bityo igogorwa rikagenda nabi. Ugomba gutegereza byibuze iminota 30 nyuma yo kurya ukabona koga. Icya kabiri, irinde kunywa icyayi gishyushye. Icyayi kibonekamo ibinyabutabire byitwa tannin, bishobora kubuza proteine wariye kwinjira mu mubiri. Iyo unyweye icyayi nyuma yo kurya, bishobora kubuza kandi umubiri wawe kwinjiza ubutare, bityo ukaba wagira ikibazo cyo kugira ubutare buke mu maraso yawe. Icya gatatu, irinde gukora siporo umaze kurya. Umubiri ukenera umwanya uhagije wo gukora igogorwa ry'ibiryo wariye mbere yo gukora imyitozo ngororamubiri, kabone naho byaba ari ukugenda. Iyo ukoze siporo ukimara kurya, igogorwa rigenda nabi, bikaba byatera gutuma utumva inda, kugaruka kwa aside yo mu gifu, kuruka ndetse no kubuza umubiri kwinjiza intungamubiri. Ni ngombwa gutegereza byibuze amasaha make nyuma yo kurya ukabona gukora siporo. Icya kane, kuryama ukimara kurya. Kuryama ukimara kurya bishobora gutera ibibazo bitandukanye mu gifu. Ibikunze kugaragara ni ugutumba inda, kumva ibintu bivuga mu nda cyangwa se no gusinzira nabi. Ni byiza gutegereza byibuze amasaha 2 nyuma yo kurya ukabona kuryama. Icya gatanu, kwirinda kunywa amazi akonje. Amazi akonje abangamira bikomeye ndetse agacamo hagati y'igogorwa cyangwa se icagagurwa ry'ibyo uba wariye, bihinduka uduce dutoya dushobora kwinjira mu maraso kugira ngo bijye gutunga ingirangingo n'uturemangingo dutandukanye. Niba ufite inyota mu gihe uri kurya, wanywa amazi ashyushye, y'amazi y'akazuyazi, kuko yo afasha mu igogorwa. Icya gatandatu ugomba kwirinda umaze kurya ni ukunywa itabi. Hari abantu bakunda itabi, yamara kurya akumva ashatse kurenzaho itabi. Ibi ni amakosa akomeye, kuko iyo unyweye itabi ukimara kurya ni ibintu bibi cyane. Mu itabi habonekamo umwuka utari mwiza ushobora kugenda ukangiza bya biryo uba umaze kurya. Oxygen uba ukeneye iba ari nyinshi nyuma yo kurya, bikaba byakora uburozi bukomeye kurusha mu bihe bisanzwe, ari nabwo buvamo kanseri zigiye zitandukanye. Icya karindwi, ari nacyo cya nyuma, kurya imbuto ukimara kurya. Bimenyerewe mu mico itandukanye ko barya imbuto bakimara kurya, nyamara nubwo bikorwa na benshi ntibikuraho ko ari ikosa. Imbuto zikenera enzyme. Ibi ni ibinyabutabire byitabazwa mu igogorwa zazo zihariye. Iyo uziriye ukimara kurya, bitera igifu kutabasha gukamura neza intungamubiri mu byo wariye. Ni byiza kurya imbuto igihe
mu gifu nta kindi kintu kirimo, nibwo intungamubiri zinjira neza. Ngira ngo urasobanukiwe neza n'ibintu ugomba kwirinda gukora igihe umaze kurya. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Utwandikire muri comment